byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twege sura gacu ni iyihe? Twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyira hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda biba ku mbuga nkoranyambaga. Mu minsi itambutse nibwo Isango na Muzika batanze ibihembo bisoza umwaka wa 2025 ku bahanzi bitwaye neza. Twagiye tubonamo ibihembo by'abantu batandukanye, ba Bwiza, ba Ranapo, ba Kivumbi, ba Chris Easy n'abandi bahanzi b'ibyamamare bagiye batsindira ibihembo bitandukanye muri Isango na Muzika. So nibwo bagenda batanga ibihembo nyine ku banzi bagiye bitwara neza muri uyu mwaka turimo turasoza 2025. Mwese murabizi kabisa. Ibihembo bigenda bimo, twagiye tubona n'icya Div Award nacyo cyarabaye, hajya haba n'icya The Choice na Kiss FM na Kiss Summer Award, nabyo biraza, ariko ko muri uyu mwaka twabonye icya Div Award ndetse ne Isango na Muzika. Ni ibihembo bagenda bahereza ibyamamare babyitwaye neza nyine muri uwo mwaka. Rwose Isango na Muzika bamenyereye gutegura ibihembo bahereza abahanzi bagiye baritwaye neza muri uyu mwaka cyangwa buri mwaka. Ni ibihembo bigenda bitegurwa, ariko kuri iyi nshuro byari byabaye dusoza umwaka wa 2025 nibwo umuhanzi bita Bruce Melody ndetse na The Ben nabo bahawe ibihembo. Uwitwa The Ben yatwaye igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umwaka w'umugabo, ubwo yahigitsemo ba Bruce Melody, ba Kevin Kare n'abandi benshi. Witwa Bruce Melody nawe atwara igihembo cyiza cy'umwaka cya album. Murabizi album bita Colorful Generation. Ni ibihembo byatanzwe kuri iki cyumweru nyine dushoje, twinjira muri iki ngiki kabisa, byabereye hano muri Camp Kigali. Ni ibihembo byinshi cyane, ariko akantu tugiye kuganiraho niko uwitwa Bruce Melody ku magambo yatangaje avuga, ndetse na The Ben amagambo yatangaje avuga, kuko noneho mubizi yuko nyine ari hangana riri kuba. Murabizi ko nyine ari komisiyo iri kuba, umwe akavuga undi akavuga, undi yasohora indirimbo undi agasohora indirimbo, nyine ka binini cyane kubera ko bafitanye igitaramo. So hari amagambo witwa The Ben yatangaje kuri Bruce nyuma yo kuba umuhanzi mwiza w'umwaka ku gitsina gabo, ndetse Bruce Melody nawe gutsindira igihembo cya album nziza y'umwaka cyane. Ndabibahuriza mu duce ubwo bose bamaze gufata ibihembo ku buryo akantu bavugaga, reka tubyumve muri buno buryo. Maze kubigwiza muze kugenda murebe muhe n'abandi bana. Nishimiye ko nka Run Up yatwaye igihembo. Bira ni ibintu byiza byatari, bira tuba tumuteye ingufu twese ko tungana. Nabyishimiye bya danje, n'abandi babahe n'abandi bafite duke bigende bahaho. Abantu bagiye bafite amagobori n'ibintu by'amajaga mu tubati bamanure nabo bagira ibikombe, ko baravunika barakora tubahe ibikombe. N'abandi bateguraga amawadi bakabihagarika nabo bagire rap ya kera. None se urumva ari ikinyankore? Iki gihembo mbere yo kuba ntakikoreye ndashimira umuryango. Mu kanya Melody avuye hano aravuga ati nabo bandi bafite uduhembo dukeya babagabanyirizeho. Ubwo se we yishongoragaho? First of all, I think ndamutse ndetse umuziki nonaha burundu, I think Melody byamufatira imyaka nk'icumi kugira ngo ageze ibihembo. Honestly, shout out to Melody. He's a great artist, and I think has a, the decoration zimugize ziramukwiriye. But I think ajya yibagirwa ko I'm his big brother. Hari ibihembo nabonye way before he even started. Hari ibyo nabonye even when he was actually working. Hari ibyo ndi kubona n'ubundi now right now when he's actually present. So
I know ko bivuga ate nanjye of course I don't mean 100% ariko nziko he knows better. Ubutumwa buri mu ndirimbo Indabyo Zanjye bwageze kuri ba nyirabwo, hari ibimenyetso uri kubona? Absolutely. Nizere ko mwabyumvishije uwo witwa Bruce Melody rwose avuga ati ngo na babandi nyine badafite ibihembo ngo muzajye mubahereza nyine tu abantu bagenda nyine abantu benshi bagiye bahita babihuza na The Ben nawe aje kuvugisha itangazamakuru yahise avuga ati Bruce Melody kugira ngo ageze aho ageze ibihembo nuko uwitwa The Ben yareka yava mu muziki burundu bigasaba uwitwa Bruce Melody imyaka 10 kugira ngo anganye na The Ben mu gutwara ibihembo. So ni ibintu byiza ku mbuga nkoranyambaga bigenda biri kuroza cyane nk'abahanzi bakomeye mu gihugu, kandi abantu benshi bari kubashyiraho competition idasanzwe. Umwe akavuga ati turi team Bruce, abandi bakavuga ngo turi team The Ben. Nyine bikaba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nagiye mbona bino bintu biri kugenda bicaracara. Nabwo The Ben akimara gutwara igihembo yese ashishikariza abantu kuzaza mu gitaramo cye kiza ku itariki ya 2 z'ukwa mbere 2026 ubwo azaba ari kumwe na mugenzi we Bruce Melody. Urumva ni ka kantu ko gukira kugira ngo umwe avuge undi avuge, abantu nyine bakomeze kubakurikirana cyane kuko ni na ngombwa ko banafite igitaramo ku itariki ya 2 z'ukwa mbere. Ahubwo ngiye akantu ndi kwibaza namwe naza kubabaza, nk'uko Bruce Melody yavuze ngo isango na muzika igabanye ku bihembo ko we abifite ari byinshi, igabanye ibihembo na ba The Ben batabifite ibongerereho. Muremeranya na Bruce Melody uvuga ngo The Ben bamugabanyirizeho, cyangwa muraza kwemeranya n'uwitwa The Ben wavuze ngo keretse avuye mu muziki burundu Bruce Melody kugira ngo anganye nawe ibihembo byamusaba imyaka 10? Niko kanongera ngo tuganire, ese koko Bruce Melody byamusaba imyaka 10 cyangwa The Ben nawe bamugabanyiriza? Nagiye mbona ku kantu kari kuroza cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagenda bakaganira ati who is the best, wa mbere ninde, wa kabiri ninde, bikaba ni cyane nako ati rero mu gitaramo nibwo tuzamenya ngo wa mbere ninde. So twe tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwo Tamasimbi turi kumwe. Ciao ciao.